Nyuma y'umwaka umwe gusa, abo bombi batangiye kuvugwa mu rukundo, ibyabo bijemo kidobya. Iyi ni couple yari izwi cyane mu Rwanda, aho yari ikunzwe ku mbuga nkoranyambaga. Iyi ni couple imaze umwaka umwe. Ese mama ivuga ko ibyabo byapfuye byarangiriye aha ngaha, ese ni ukuri? Hambere aha nibwo amakuru y'uko batabanye neza yacicikanye, hanyuma Titi ashyira ifoto ya Nyambo kuri Instagram ye, ahita yandikaho ngo ubuzima bwanjye, abiherekesha agatima. Nuko Nyambo nawe ahita abikora, afata ya foto ye Titi Brown yashyizeho, nawe ahita yongera ayikorera repost. Ibi ngibi rero byaje kuba urujijo, kuba hari amakuru avuga yuko batandukanye, ariko mu kongera gupostingana ibi bindi. Gusa aho ngaho bamaze gupostinga ayo mafoto, byagaragaye yuko bivuguruye mu rukundo rwabo. Gusa abari batanze amakuru n'ubundi bahise bavuga yuko ari ukuyobya uburari, nyuma yo kuganirizwa n'inshuti zabo za hafi. Andi makuru yakomeje kuza avuga ko Nyambo wajyaga afatira amashusho ya filime ze mu rugo rwa Titi Brown yaje kwimuka ava aho, hanyuma aza gushaka ahandi akorera. Bidaciye kabiri, Titi Brown yongeye kwandika kuri Instagram ati enough is enough, bishatse kuvuga ko birahagije. Byashize benshi mu rujijo, hanyuma bihumira ku mirari ubwo yahitaga asiba amafoto n'amashusho yose yari afitanye na Nyambo. Yose yahise ashyira muri puberi, arajugunya amafoto yose yo kuri Instagram, ku buryo n'ubu ngubu ugiye no kuri poste ye utamubonaho ifoto ari kumwe na Nyambo. Nyuma yo kwandika ibyo, nta minota myinshi yashize bombi bahita bahagarika gukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram. Muri make bundi bahise bafata ku mbuga zabo, ihita nabo bakora unfollow. Ubu ngubu nta n'umwe uri gufollowinga n'undi, bose kuko nuza gusacingamo Titi Brown kuri Nyambo uraza gusanga mu bantu followinga batarimo. Gusa n'ubundi abantu ubwo bahise bajya muri confusion, kuko n'ubundi byakomeje bicicikana. Nyuma yo kwandika ibyo, nta minota myinshi yashize bombi bahita bahagarika gukurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Ari byo nababwiraga. Bamwe mu bantu ba hafi ba Nyambo na Titi Brown bavuze yuko muri iyi minsi Nyambo na Titi Brown batameranye neza. Muri ino minsi ku mbuga nkoranyambaga, haba n'ahandi aho hose, ntago bameranye neza. Gusa twagerageje uburyo twashaka Nyambo na Titi bakatubwira impamvu baba bashwanye, gusa ntabwo twabonye. Ariko ku makuru make twatoye nuko baba barashwaniye videwo y'urukozasoni Nyambo yaba yarerekanye, ngo ubundi mbere na mbere Nyambo yakoreraga amashusho, nuko nabibabwiye, yakoreraga amashusho kwa Titi Brown, ariko gusa ngo ari amashusho yasohoye ari mu busambanyi. Nuko Titi Brown ngo nawe yamufashije kuba yayasohora, ariko gusa Nyambo ayasohora mu buryo Titi Brown atazi. Gusa nyine byaje gucicikana ngo Nyambo ayo mashusho arayasohora y'urukozasoni y'ubusambanyi ajya hanze. Nicyo baba bashwaniye, ariko gusa Nyambo yavuze yuko ibyo bintu atabyemera, ahubwo ari isura ye, umuntu baba banganya fesi, bakaba barafashe ishusho ye n'amagambo ye n'ijwi rye
bakaba babimwitirira, ariko ubundi ngo ibyo bintu ntabwo ari we wabikoze, ariko muri make ubundi ikintu bapfuye ni iyo foto cyangwa ayo mashusho y'urukozasoni. Nuko rero iby'umubano wa Titi na Nyambo, ariko gusa ni couple abantu benshi bafatiragaho urugero, aho bakinanye amafilime menshi n'ubundi ari abakunzi, nka filime bita The Forest, aho Titi yajyaga gutabara mu ishyamba n'ubundi Jessica Nyambo. Hari na filime ya Craman n'ubundi bakinanagamo, ni amafilime menshi, ibintu byinshi bakoranaga bari kumwe, babaga bari kumwe rwose nubwo babaga biyita aba besto, ariko n'ubundi umubano wabo ni uko ugenze, baratandukanye. Gusa abakunzi b'iyi couple bihangane, ni uko bigenze, ubuzima nyine ni uku nguku bugenda. Gusa mbanje kubashimira we twabanye muri iki kiganiro. Niba ukunze ibiganiro byanjye, kora subscribe na like, ukande na share kugira ngo ibiganiro byanjye ujye ukomeza kubibona mbere kandi bikugeraho mbere y'abandi bose. Ndabashimiye, Imana ibane namwe.